ibyo nabyo reka bizafatwa umwanzuro n'ubucamanza kuko ibyo bavuga byose ntabwo tubifitiye evidence gusa. Mbere yuko na Jean Paul ejo ahamagazwa agafatwa yari yamwibasiye, ni umuntu utuka abantu agatuka ababyeyi, sizi ibara byawe ibara yari hejuru, ni umuntu utagira icyo yubaha agakomerwa amashyi kuva from January to December, agatuka abantu atitaye urwego abantu barimo cyangwa se atitaye no guha agaciro umuntu. Ariko uwo muntu ari aho ngaho aragaramye, nabonye yarazanye inda, niba ari ibyo ahembwa simbizi. Twebwe icyo tuzi ni uko muri kesi harimo umuntu bagiranye amasezerano, nayo ugiye kuyasuzuma arimo amafuti menshi. Iyo ni kesi muzi imbere y'uko atabwa muri yombi cyane, iyo muzi mugendeye ku makuru mwawe nari ayo masezerano ngira ngo undi agiye kwishyuza bisa nkaho bifashe nka ruswa, ariko sikiri byo uvuga reka tuberekere inkiko zibyemeze. Ukurikije ukuntu muri kumbwira muti tubyerekeze ku nkiko cyane, ntago mutekereza ko abantu bashobora kubitekereza nko kwiyambura responsibility nka RMC? Ntabwo twaziyambura kubera ko dufite limitation yo mu gihugu gifite imikorere. Niki kiri kubitera hanini cyane kuki bishobora kuba bibaye too much? Dufite ibinyamakuru bitagifite imikorere navuga yo kuri standard. Niba kigira editorial, niba kigira abantu batokora ibyo bakora, umuntu abari live kuri live streaming cyangwa se kuri YouTube byakoze akabya uploadinga, sinzi icyo wabaye. Ariko noneho ni abantu kwijandika mu nkuru z'ubuvugizi kandi ari abanyamakuru, civil society. Ibyo bigatuma niba byumva neza ntago mwemera ko abanyamakuru bagakoze izo nkuru z'ubuvugizi cyangwa se yakumva inkuru iri ahantu hari akarengane cyangwa se hari bitagenda, abyibwirije agakora investigation. Si byo bakora. Icyo gihe si byo bakora. Ubu si bifashe nka tubona urugero, wafashe platform agashyiraho uriya mudamu witwa n'urugero, yego, iriya kesi akajya akavuga ukuntu yarenganye, akita abantu abajura, akita abantu by'amazina atandukanye. Urumva bitandukanye nuko Theo ngo nimwe bitabigaragara ko kameme hari icyo upfumbatiye muri we gituma uwogamira hariya. Nubwo bivuze ngo birahari, ariko iyo mitego byo tuyibona kandi namwe murabizi mu buryo buri munsi. Tuzi neza yuko abantu bijanditse, reka twakira n'izo complaint. Turiyo n'icyo kijuzi ko umuntu aza akaturengera ukanaka namuhaye amafaranga kugira ngo ngurire inkuru y'ubuvugizi, arangije ngo ntiyayinkurira arayarya. Uzi ko dufite izo kese? Ubwo birashoboka. Nimwe murabyitiranya kandi nabigusobanuriye nuko ushaka kumva ibyo ushaka kumva. Nakubwiye ni itegeko ry'itangazamakuru rirengera ubunyamwuga. Siko bimeze iryo jambo ryumva, rirengera ubunyamwuga, professionalism. Ntabwo rirengera ibitari ubunyamwuga. None se nk'itegeko rirengera ubunyamwuga, ubu Jean Paul mwe mwashingiye kuki mumuha umunyamategeko? Nuko ari umunyamwuga, haramutse ari umunyamakuru, haramutse ari nk'umunyamakuru waguye nko mu cyaha kindi kiri aho ngaho cya viole kitajyanye n'itangazamakuru, mwamuha nawe umunyamategeko? Yes, kanongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwese bakomeje kubana na Bwiza TV mu bice bitandukanye murimo ndetse no mu mirimo itandukanye mukomeje gukora. Nizere ko ibintu bikomeje kugenda bibagendekera neza. Gerindi niyo nsenga Shadrack, ariko nkuko bisanzwe ndabanza mbibutse gukora subscribe kuri YouTube channel kandi mukane no kunzogera kugira ngo dukomeze kubana mubona amakuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho, ariko tunazi ko muri mu muryango mugari w'abakurikira iyi Bwiza TV. Hanyuma rero mu gihe kitageze ku minsi 7 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rumaze gufunga abanyamakuru bagera kuri 2 mu buryo bwose butagiye buvugwaho rumwe. Uwabanje ni Manirakiza Theogene bakoreraga Ukwezi TV na ukwezi.com, akaba n'umuyobozi w'ibyo binyamakuru byombi. Uyu yatawe muri yombi, RIB itangaza ko yatawe muri yombi akurikiranyweho gufatirwa mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga y'u Rwanda 500,000. Ababikurikiranira hafi
ku mihanda kuko atari yajya kuburana byensi, bakavuga ko uyu Manirakiza Theogene ukuri kwihishe inyuma yitabwa muri yombi ryiwe ari ibijyanye n'inkuru z'ubuvugizi yakoraga, by'umwihariko hakazamo inkuru yari aherutse gutangaza yavugaga ku mugore wavugaga ko yahugujwe imitungo yiwe. Kuri uyu Manirakiza Theogene we nanababwira yuko hari umuryango mpuzamahanga witwa PEN International, ukaba ari umuryango w'abanditsi wanditse usaba yuko uyu Manirakiza Theogene afungurwa. Uyu muryango ukaba waranditse uvuga yuko wasabye ko uyu munyamakuru afungurwa byihuse kuko ngo ibyaha akurikiranyweho bisa n'ibihimbano. Ukaba waranditse usaba leta y'u Rwanda guhita ufungura uyu munyamakuru Manirakiza Theogene ufungiwe ibyaha bya ruswa, bo bavuga ko bisa n'ibihimbano. PEN dutekereza ko ifungwa rya Theogene rifitanye isano no kuba yaranze gukura kuri YouTube video zigaragaza ikibazo cy'umutungo wari warafashwe mu binyuranye n'amategeko n'umuntu ukomeye, no kuba yaranze ruswa yuvugwa ko yamusabye kudatangaza inkuru. Itangazamakuru si icyaha kandi ubuyobozi bw'u Rwanda bugomba kubahiriza bukarinda uburenganzira bw'abanyamakuru kugira ngo bakore akazi kabo batekanye. Tuvuye kuri Manirakiza Theogene ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 still, no kuvuga nta cyumweru kirajamo kuko uyu Manirakiza yatawe muri yombi ku itariki ya 11. Hanyuma rero ku itariki ya 16 RIB yongeye guta muri yombi umunyamakuru witwa Nkundineza Jean Paul. Nkundineza Jean Paul we ni umunyamakuru wigenga, akaba yakoreraga YouTube yitwa 3D TV Plus. Uyu by'umwihariko akaba yatawe muri yombi nyuma y'amagambo yatangaje kuri iyo YouTube yiwe ubwo hari hamaze gusozwa urubanza rwa Prince Kid. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ijoro ryo ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 kuri Twitter yarwo rwagize ruti RIB yafunze Nkundineza Jean Paul, umunyamakuru wigenga cyangwa se freelancer mu rurimi rw'icyongereza, akurikiranyweho ibyaha yakoreye ku murongo wa YouTube birimo gutukana mu ruhame, guhohotera uwatanze amakuru ku byaha no gukoresha ibikangisho. Uyu rero akaba ari we munyamakuru wa kabiri wataye muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Aba bombi ntago uburyo bataye muri yombi bivugwaho rumwe. Abamagana itabwa muri yombi rya Nkundineza barishingikiriza ko nk'umunyamakuru ufite ikarita ya RMC ndetse akaba umunyamakuru w'umwuga atakabaye akurikiranwa cyangwa se afungirwa iki cyaha, kubera yuko iki cyaha cyo gutukana ibyo bita defamation cyakuwe mu mategeko ahana abanyamakuru bo mu Rwanda, kubera yuko gishobora gutuma bibasirwa cyane. Abantu batandukanye bakaba bari kwibaza impamvu Nkundineza yabahise atabwa muri yombi mbere yuko ibyaha yakoze bibanza kunyuzwa mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura kugira ngo abari rwo rubitangaho umurongo, cyane ko nk'uko ibyaha bigaragara byose biri mu byaha bishingiye ku mwuga. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe na Mugisha Emmanuel, akaba ari umuyobozi by'umwihariko akaba ari umunyamabanga wa RMC urwego rw'abanyamakuru bigenzura, agiye kudufasha kumva neza ikibazo kiri mu banyamakuru bo mu Rwanda, by'umwihariko impamvu bakomeje gutabwa muri yombi mu buryo butavugwaho rumwe n'abantu batandukanye. Ubu Jean Paul, nka RMC mwabyakiriye mute bigendeye ko yari umunyamwuga wanyu kandi itegeko rikaba rivuga yuko bakabaye babanza guhera kuri RMC kugira ngo barebe niba ari defamation ni byiza ko icyo kibazo kuko nabonye cyanateye n'urujijo muri space kuri social media. Yes. Ikigaragara cyo nuko itegeko cyo rivuga yuko amakosa ajyanye n'umwuga w'itangazamakuru aribwa n'urwego rwa media self regulation ariko RMC. Yego. Ariko nibikuraho yuko hari ibindi byaha umunyamakuru n'undi munyarwanda wese yakora kandi akabiryozwa hashingiye cyangwa se hakurikiye amategeko mpanabyaha. So tukimara kumva kesi ya Nkundineza, na mbere yuko tuyimenya twebwe twaramuganirije tumusaba yuko ibyo yakoze cyane cyane kuri ya language yakoresheje kuri urubanza rwa Prince Kid, yego, yataka Miss Jolie, specifically naramuganirije mwereka yuko dukurikije amahame hari ibyo yishe. Sinarebye amategeko mpanabyaha nakurikije amahame, ubwira cyane cyane ingingo ya 13 yaho avanga facts na opinions ko bitemewe n'umunyamakuru. Umvise ngo yakumvise icyo mubwiye, wese nsubiza mbwira ati se abangabo bose mubavuga ko iki bwavuga bakasuku n'abandi bafite ibyo bavuga ko ati banyata kuti ntacyo mubavuga. Ndambwira rero bayasaba abanyamakuru umunyamwuga gerageza ucishe makeya wemera amakosa wakoze
wemere tukugira inama y'uko wabigenza. Ati rega ati netakwiriye kumumagaza ati naribu yamumagaje uko niko yanshubije. Nagohereza n'izo messages ukazisoma byari kuri WhatsApp. Yego uraza kuzima. So ngerageza kumwereka yuko nimo kumufasha ariko abifata ukundi. Ejo kuwa mbere tumaze kumenya yuko koko Libya yamuhamagaje ku rwandiko rwa securityinze yagerageje kwegera Rwego Forum ko dukorana mu gufasha abanyamakuru. Dushaka kugira ngo tumuhamagaze tujye inama iyo case yayihanduringa ati ahanini ko ari kugira ngo tumwereke yuko iyo case yagiye mu nzego RIB ubushinjacyaha icyo bareba ni intent wakoze. Niba uzi neza ko ibyo wakoze utarugamije kwisaltinga no gutretanya nkuko nibikubwire mu ngingo batugaragarije bamukurikiranyeho ni ingingo y'ijana makumyabiri n'umunani bwo gukoresha threats n'ingingo y'ijana mirongo itandatu na rimwe ijyanye na insults yewe n'ingingo ya 17 y'itegeko rijyanye no guprotectinga whistleblowers abatangabuhamya. So nagerageje kumuhamagara ndetse amereza mugenzi wanjye ushinzwe amategeko muhamagara yaje tuganire turi kumwe. Icyo musuje aramubwiye ati nta tike afite mbere yuko ajya kuri RIB. Ubwo nibwo mwamuhamagaraga? Ajya kuri RIB, yes. Twashaka kumugira inama kugira ngo twumve uko byagenda. So nyuma yaho tubwiye abanyamategeko yuko noneho bamudufasha bo wenda kubera ko yabasanze ari cyo bamuganiriza telefone basanga yayikuyeho. Bigaragara yuko atashakaga ubufasha bwacu nkuko yaba yari yanamaze gufatwa. Yaratarajya gusa icyagaragaye nuko yazindukiye ku kiganiro nanone agaragaza yuko ibyo arimo ari mukuri. N'ubise banavuye ko yanamvuzemo yuko twaganiriye bigaragaza yuko narimo afite muri we naho bishobora kugaragarira yuko baramutse bamushije ko yari afite intent cyangwa se yarabigambiriye byagorana kugira ngo abigobotore. So muca make nuko ikibazo cyangwa neza kimeze cyo kora twebwe nitubyishimiye ariko tukaba tubona cyane cyane ko abanyamakuru bakomeje kuba mutego wo gukora umwuga w'ubuvugizi bagatakaza ubunyamwuga bikabashyira mu makosa akomeye cyane. Kuko iyo binjiye mu buvugizi hari umutego w'uko akaza neutrality, kutabogama, kudakora inkuru ziri balanced wenda bitewe n'uko abakora ubuvugizi hari uburyo baganiriye. Yego ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane ndashaka ko mudufasha muri campaign abanyamakuru bakabivamo bagashyira mu mwuga bakabona ibyo gushaka views no gushaka kugira ngo bakore advocacy ku buryo babibonamo kuko ni ibintu bikomeye bibi bishobora kubashyira mu kaga gakomeye. Hanyuma icyo mwari muri kutubwira kuri Nkundi neza we birasa nk'ibiri kumvikana ko mwana muhamagaye mukamuvugisha ariko hari ikibazo mwadumutubwiye ko nawe ubwe yari yababajije ku bandi bantu batukana urumva ko nabyo byateje urunturuntu kuri izi social media. Abantu bari kwibaza bati kuki bamwe batukana bagahamagarwa na RIB ntibahamagarwe. Mwe nka RMC bari abantu nubwo atari abanyamwuga batari abanyamakuru b'umwuga nta kintu nta kibona itegeko ribabwira ko hari icyo mwabavugisha cyangwa mwababwiraho kugira ngo nabo bakore kinyamwuga kuko ntagara abanyamwuga ariko bari kuri social media bariya kubera kugeza ubu ngubu bashinzwe izindi nzego. Niyo mpamvu tutinjira muri space yabo ariko nabyo bakora ibikwiriye kubera ko amategeko arabihana. In fact twese gukora kuri izo ngingo kugira ngo tupublishing arushaho kumenya neza ibintu bivuze. Yego kuri Nkundi neza uyu munsi tuvugana ubu mwe mwamuhaye umunyamategeko ariko ibijyanye n'itegeko ry'itangazamakuru rigenga itangazamakuru ari ryo ryakaye ryararebweho mwe muri kwihe position? Nimwe murabyitse kandi nabigusobanuriye nuko ushaka kumva ibyo ushaka kumva. Nakubwiye ni itegeko ry'itangazamakuru rirengera ubunyamwuga. Siko bimeze iryo jambo ryumva rirengera ubunyamwuga professionalism, ntabwo rirengera ibitari ubunyamwuga. Ikindi cya kabiri rirengera umunyamakuru uri mu nshingano ze nk'umunyamakuru ndetse n'ibibazo mu kazi ke agomba kurengerwa ariko ntibikuraho ko umunyamakuru n'undi munyarwanda wese
aramutse akoresheje imvugo cyangwa se akoresheje ubundi buryo bushobora kuzana threat cyangwa se insult mu bandi, ko ya mategeko mpanabyaha atakora iki, atakoreshwa. none se nk'itegeko rirengera ubunyamwuga ubu Jean Paul mwe mwashingiye ku kimumuha umunyamategeko nuko ari umunyamwuga, haramutse ari umunyamakuru, haramutse ari nk'umunyamakuru waguye nko mu cyaha kindi kiri aho ngaho cya viole kitajyanye n'itangazamakuru, mwamuhana umunyamategeko? Legal Aid Forum ifasha umuntu wese ushobora kugaragaza ko akeneye ubufasha mu bunganizi bw'amategeko. So niba sinzi bayida ashobora no kuba atanabafasha, ashobora kuba yakoresheje n'abandi, ariko turi kubera amazina dufitanye wumvaga akwiye kuba yaherekezwa mbere yuko nabona yahamagara umunyamategeko kugira ngo amufashe, kubera ko yarayibegera bidusabye turabibemerera, yarayibasabye bawutubajije ko bashobora kumuha natwe turabyemera. Ubwo urumva rero ko nta kibazo kibirimo, kuko bunganira n'undi wese utari umunyamakuru ashoboye kubisaba, kuko ni uburenganzira buri constitutionnel. Ndatekereza wenda kuri Jean Paul twafata gutyo byakumvikana ko ibyiwe kuba mwaramuvugishije birahagije, ariko noneho hari na mugenzi wacu undi munyamakuru witwa Manirakiza Theogene. Ejo bundi hari umuryango mpuzamahanga witwa PEN International wanditse uvuga yuko ufite amakuru ko uyu munyamakuru ibyo akurikiranyweho bishingiye kuba nawe yarakoraga inkuru z'ubuvugizi, bakavuga ko basaba leta y'u Rwanda kumurekura. Arayimuse hari icyo mubiziho? Ibyo nabyo reka bizafatwa umwanzuro n'ubucamanza, twe kuba abanyamakuru mutwe n'abacamanza at the same time, nicyo ushaka kukwereka. Ibyo iyo miryango ivuga byari byose niba ari ukuri, metre we cyangwa se avoka we nk'uko nawe twamuhaye duciye muri Legal Aid Forum azabigaragariza inkiko n'izibisuzuma zigasanga ariko bimeze zizakora ibikwiriye, ariko twirinde gukurikira ibivugwa hanze kandi dufite inzego zibifitiye ububasha kubyestablishinga, kuko ibyo bavuga byose ntabwo tubifitiye evidence. Gusa twebwe icyo tuzi ni uko muri kesi harimo umuntu bagiranye amasezerano, nayo ugiye kuyasuzuma arimo amafuti menshi. Iyo ni kesi muzi mbere yuko atabwa muri yombi cyane, iyo muzi mugendeye ku makuru mwawe na RIB? Niyo twamenye turimo gukurikirana kesi yawo mbere yuko atabwa muri yombi, nyuma yuko atabwa muri yombi. Mbere yuko atabwa muri yombi mwari mufite ayahe makuru? Nta makuru twari dufite uretse ubuza twagiye dukora mu bihe bitandukanye kuri kesi zimwe na zimwe yagiye agaragaramo, ari nayo nkeka yuko niyo ngiyo akurikiranwa cyangwa se abazwa bifitanye isano y'umuntu witwa Nkundabanyanga. So harimo ibintu by'amasezerano bagiranye, ayo masezerano ngira ngo undi agiye kwishyuza bisa nkaho bifashe nka ruswa, ariko sikiri byo vuga reka tuberekere inkiko zibyemeze uko biri mu maboko y'inkiko. Ariko icyo nashaka kubwira ni uko ayo nayo ni amakuru twamenye ku buryo dukeka neza yuko inkiko zizabikurikirana kandi zigafata umurongo uhamye. Ukurikije ukuntu muri kumbwira muti tubyerekeze ku nkiko cyane, ntabwo mutekereza ko abantu bashobora kubitekereza nko kwiyambura responsibility nka RMC? Ntabwo twaziyambura kubera ko dufite limitation yo mu gihugu gifite imikorere. Niba ikibazo gishyiriwe inkiko, ntabwo bivuze yuko RMC dafite inshingano zayo, kuko abashyira icyo kibazo inkiko n'inzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha. Ntabwo ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha buregera muri RMC, buregera mu nkiko. Tujye tumenya imikorere, sibyo? Ariko iyo usanga ngo hari kesi yindi ishingiye kuri code of ethics yaturegewe, bigaragara yuko bigiye mu zindi nzego, aho ngaho byari kuba ikibazo iyo twiyambura inshingano. Ngira ngo biramekinga sense. Birumvikana. Hanyuma reka turi kugenda tujya ku musozo. Muri rusange urumva na abanyamakuru babiri mu cyumweru kimwe mwari mwagerageje kubikomoza muvuga ko abanyamakuru hari icyo mubasaba ku bunyamwuga, ku buryo bakora kinyamwuga, ariko mwe muri kubona niki kiri kubitera hanini cyane kuki bishobora kuba bibaye too much? Nakikubwiye kare, umutego wa mbere w'umukuba
dufite ibinyamakuru bitagifite imikorere navuga yo kuri standard. Niba kigira editorial, niba kigira abantu batokora ibyo bakora, umuntu abari live kuri live streaming cyangwa se kuri YouTube ibyo yakoze akabya-uploadinga, sinzi icyo babaye. Ariko noneho icyo navuze umutego ukomeye wa mbere ni abantu kwijandika mu nkuru z'ubuvugizi kandi ari abanyamakuru, civil society. Ibyo bigatuma niba byumva neza ntago mwemera ko abanyamakuru bagakoze izo nkuru z'ubuvugizi. Umunyamakuru yagakoze inkuru kuri action cyangwa se kuri statement y'ubuvugizi bwakozwe. Reka for instance nk'ubu ngubu nka Human Rights Commission ivuze iti aha nta byagenze bityo, urasaba yuko ibi ni ibikorwa. Icyo gihe umunyamakuru n'ibyo ngibyo yakaba yareba, cyangwa se yakumva inkuru iri ahantu hari akarengane cyangwa se hari bitagenda, abyibwirije agakora investigation. Si byo bakora. Icyo gihe si byo bakora. Ubu si bifashe nka tubona urugero wafashe platform agashyiraho uriya mudamu witwa n'urugero, yego, iriya case akajya akavuga ukuntu yarenganye, akita abantu abajura, akita abantu by'amazina atandukanye. Urumva bitandukanye n'uko Theo yari kugenda agacukumbura icyo urubanza rwavuze kuri case ye, agacukumbura akamenya ese ntihaba harimo ene corrupt tendencies ku buryo uwo mugani uyu muntu inzu yagenda mu karengane nk'uko bivuga. Akifashisha abanyamategeko, akifashisha inzobere, akaza with a case akayipresentinga agaragaza uko yinvestigate icyo kibazo. Icyo gihe nibwo bunyamwuga, kuko urimo urashaka kugaragaza inzira abantu baciyemo itariyo kandi amategeko afite uko ayiteganya. Nibyo bitandukanye no kuvuga ngo ndaje mbaye Mugisha platform ngaho uvuga uko warenganye. Mugisha ntabwo ndi buvuge in favor ya procedure zisanzwe, kubera ko wari ufite k'inzu yanjye miliyoni 100 yagiye, nzagerageza kugaragaza uburyo ndarenganijwe, harimo n'akaboro n'agahinda. Iki noneho nunagaragaze urundi ruhande ngo rubwire ngo se mwebwe uyu muntu yavuga murabivugaho iki. Icyo gihe rero bihita bigaragara yuko uwo muntu yaguye mu mutego. Wenda biranashoboka ariko ko n'urundi ruhande ashobora kubura verisiyo yarwo, nabyo bibaho. Ariko yanarubura we n'inshingano afite kugira ngo agaragaze objectivity, agomba gucukumbura. Yanajya no mu banyamategeko akabaza ati ibyo umuntu avuga mwumva bifite iriherene. Donc ibi bintu biri kwera niba mbumva neza, bakamufasha kubisesengura, ahagaragara yuko nta ruhande arimo. Icyo gihe bishobora kumuprotectinga ko yagwa mu mutego ngo nimwe bitabigaragara ko kameme hari icyo upfumbatiye muri we gituma ubogamira hariya. Nubwo bisimbuze ngo birahari, ariko iyo mitego tuyibona kandi namwe murabizi mu buryo buri munsi. Ubu ni ukuvuga ngo verisiyo yaremuse kuri iyi ngingo y'ibi bintu bikomeje kugaragara by'abantu bari kuri YouTube batanga ubuhamya bavuga ukuntu barenganyejwe. Nk'aremuse mwumva hari ukundi kuntu ziriya nkuru zituzuye haba haburamo verisiyo y'abarenganyije. Muri rusange en general simvuze Theo, simvuze kanaka, simvuze kanaka. Yego, tuzi neza yuko abantu bijanditse. Reka twacyaneze complaint turiyo n'igice cy'ejo uzi ko umuntu aza akaturegera ukanaka namuhaye amafaranga kugira ngo nkorere inkuru y'ubuvugizi, arangije ngo ntiyayinkorera arayarya. Uzi ko dufite izo cases. Of course ubwo birashoboka. Hanyuma ahubwo ndibaza ubwo YouTube subundi ko mperuka mutanazigenzura zitari no mu ntuza zanyu, wenda uretse ko kuri Theo we afite n'ukwezi.com. Oya tugenzura abanyamakuru bari kuri YouTube. Okay. So umunyamakuru ufite press card kuri YouTube, kuri iyo content ayikora mu izina ry'ubunyamwuga. How publishing it's not an issue. Okay. Ikibazo niwe munyamakuru akaba yakora ibintu binoze, kubera ko n'icyaherewe press card, ko press card bisobanuye ko ibyo ukora ubikora mu nyungu za rubanda kandi ukabikora mu buryo bunoze nk'uko amahame n'umwuga biteganya. Hanyuma ijanyuma warumbwiye ko bigaragara yuko ibitangazamakuru biriho kuri ngo biri gutandukira kuri editorial, ariko nibuka ko biri mu nshingano zanyu, ni kimwe mu nshingano zanyu. Turabikoraho iki? Icyo turi gukora nta kindi, turashaka kunoza code of ethics, cyo ni icyambere kugira ngo n'ibyo bintu byo kuntu twabishyiramo, ariko noneho tunashyira imbaraga
mu kuganiriza abantu ibyo bakora bishobora kubashyira mu kaga cyangwa se bikaba byanatuma na sosiyete bakorera ibona yuko batandukiriye kandi bidakwiriye. Public trust mu itangazamakuru ni karisi ikomeye cyane abantu bakayibatindaho. So ibintu byo gushaka popularity utinivuga ibi ngibi ndabona views ndabona ibiki n'ibiki ni ibintu bikomeye cyane abantu bagomba kwirinda. Reka tubashimire. Murakoze nawe.